aravuga se mufite mwizeye ko mbishoboye? Ashoboye iki? Kubagirira imbabazi, ashoboye kubabarira. Baravuga ati yego, ngo none nabakoraho ngo ku maso, ngo uko bibabere nk'uko mwizeye. Iyo wakoze ku mbabazi z'umubyeyi, iyo wakoze ku mutima w'umubyeyi wuzuye imbabazi, icyo ushaka, icyo ukeneye cyose urakibona. Niba ari ugukira indwara urabibona, niba ari icyo ukeneye kindi urakibona. Wumve, ni ngombwa ko twibuka, twebwe abo mu isezerano rishya, tukibuka umutima w'imbabazi w'umubyeyi. Umutima w'imbabazi w'umubyeyi ni ngombwa. Nandi mbabwira kubyerekeye Matayo 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Umurongo wa 3 nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi, ya nkuru ya Dawidi, yakoze ubwo yasonzaga n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya, kandi abo bari kumwe agaha cyangwa se abo bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Yaba mwari muzi uko iri jambo risobanura ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza. Ahanga ngo ntimwagaya abadafite urubanza, abadacirwa urubanza. Abadacirwa urubanza ni abandi. Bashuhuje abateze amatwi, inshuti bavandimwe, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mbafite ikiganiro cyiza cyitwa ishusho y'umubyeyi data. Urareba ugasanga twaragiye tuhindura ishusho y'Imana. Twebwe abakristu b'uyu munsi turi mu isezerano rishya, kubera kuvanga amasezerano ugasanga turita Imana ikintu kimwe, turayita ikindi. None uyu munsi ndashaka kongera kuvuga ku byerekeye ishusho y'umubyeyi data. Mbere yuko tujya muri icyo kiganiro, reka twongere dushimire Imana kuri uyu munsi yaduhaye. Mana, twongeye kugushimira ko tugihumeka, twongeye gushimira ko turi bazima, twongeye gushimira ko amasezerano yawe ku buzima bwacu akomeza agenda asohora umugambi w'Imana ku buzima bwa buri wese uteze amatwi, ukomeza ukagenda usohora mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye guha ikaze Umwuka Wera ngo azadufashe muri iki kiganiro, amfashe kugitanga nta mbogamizi, kandi afashe n'abacyumva, abateze amatwi, ijambo ribe ijambo rihishuwe, ribitse mu mitima yabo, ryera imbuto inshuro 100. byose birangiye, duhe icyubahiro, duhe ikuzo umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka tujye mu cyanditswe muri Yohana igice cya 17:26. Yohana igice cya 17:26. Twaba tumaze iminsi tuvuga ku byerekeye amasezerano, bigaragara ko tugenda tuyavanga. Icyo ni ikibazo kiri ku isi yose, mu matorero hafi ya yose. Hari ukuntu tuvanga amasezerano, kandi Imana ni Imana y'amasezerano. Twaba turi mu isezerano rishya. Isezerano rya kera n'ibirimo Uwiteka yatubwiye ko byari umushorera, byari igicucu cy'ibizaza. Ni ibintu twigiraho, ni ibintu bigaragaza Uwiteka, ariko ntidushobora kwibagirwa isezerano dufite uyu munsi, ari ryo sezerano rishya, iryo twita ko ari rishya. Twebwe ku banyamahanga reka ari naryo rya mbere twari tubonye, kubera ko abanyamahanga nta rimwe twari turi mu isezerano rya kera. Dukurikije ibyanditswe, muri kimwe rero muri ibyo ngibyo usanga dukunze kwibeshyaho ni Imana data uyu munsi imeze ite, irasite, irakora iki? Muri Yohana 17:26 baratubwira, Yesu aravuze ati, nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Ikintu hano ugomba kubona mbere yuko njya kuvuga kubyerekeye izina, iriya zina Yesu yavugaga ni irihe? Izina Yesu yatumenyesheje, yaje kutumenyesha ni irihe? Ko amazina yose y'Imana bari bayazi, biri mu isezerano rya kera. Yehova Yire, Imana itanga, Imana ireba imbere. Yehova Tsitkenu, Imana gukiranuka kwacu. El Elyon, Imana isumba byose. Ari amazina yose batwigisha.
bari bayazi, abayuda bari bayazi kubera ko yaranditse mu bitabo by'amategeko. Izina Yesu yaje kwerekana ni irihe, iryo zina ni irihe. Ariko mbere yuko ndyama ahangaha ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo. Ibaze, urukundo Imana yakunze Yesu rushobora kuba muri wowe rukaba no muri njyewe. Kubera iki? Kubera ko Yesu yabivuze ngo yatumenyeshe izina rye. Nitumara kumenya iryo zina iri ari ryo, ngo urukundo Imana yakunze Yesu rube muri twebwe, ngo nawe abe muri twebwe. Wumve ikintu gikomeye cyane. Umurongo wa 6 w'igice cya 17 cya Yohana, umva uko wavuga ngo abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, ngo bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Ririya zina ni irihe? Izina Yesu yaje kwerekana ni irihe? Izina ryateye ikibazo yaje kwerekana agahora agongana n'abafarisayo ni irihe? Ni izina Data. Urebye muri cya gice cya 17 hose aragenda abwira Imana ngo Data, Data, ngo igihe kirasohoye. Avugana n'Imana ngo nanone Data, ngo imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ririya zina Data ryateye ikibazo abafarisayo, ntago baryumvaga. Kubera iki? Izina Data, ririya zina ry'umubyeyi, rigendana n'imbabazi, rigendana n'urukundo. Yesu yaraje yirirwa agongana n'abafarisayo, ntabwo yabyukaga mu gitondo avuga ngo ngiye kurebana n'abari abafarisayo noneho mbatera umujinya byose. Oya, we yaragendaga agiye kwerekana izina Data, agiye kumenyesha iryo zina. Iryo zina yarimenyeshaga gute? Mu kanya turaza kubibona. Izina rya se yarimenyeshaga mu bikorwa yakoraga. Mu kanya turaza kubivuga ngo akora ibyo abona se akora. N'andi mazina yo mu isano rya kera yose, amazina y'Imana yose yagaragaraga mu bikorwa. Uzi ko Imana ijya kwerekana izina Yehova Yire, Imana itanga, Imana ireba imbere. N'igihe Aburahamu yaragiye kwica Isaka, agiye kumutanga igitambo, noneho Imana avuga ati wasigaho. Noneho ngo areba imbere, ngo abona intama, umwana w'intama uri aho ngaho mu mahwa, noneho abari wafata abari utanga igitambo. Aho ngaho baravuga ngo Yehova Yire, Imana itanga, Imana ireba imbere, Imana ireba imbere ku byo ukeneye ikabiguha. Amazina yose ugiye yareba agiye agendana n'ibikorwa Imana agiye igaragaza. N'iri ngiri izina Data rifite ibikorwa bigaragaza. Ibikorwa byagiye bigaragara muri iri zina Data ni ibikorwa by'imbabazi, imbabazi Yesu yagirira abantu. Uretse tugiye turabireba muri bake. Uzi ko yahoraga akora ikintu yakakiza nk'umuntu ku isabato bakavuza induru. None impamvu yakizaga umuntu ku isabato ni iki? Iryo zina Data yaje ryerekana umutima w'umubyeyi. Umutima w'umubyeyi wuzuye imbabazi. Ntabwo yari guhura n'umuntu umaze imyaka 38 ahetamye ngo imbabazi z'Uwiteka ziye kutamugeraho ngo nuko ari ku isabato. Tugiye kubireba ahangaha, ariko reka mbere yuko tujya no kureba bimwe muri ibyo ngibyo, reka twibuke Yohana 14 guhera ku 6 kugeza ku 11. Hari ikintu nshaka kubwira. Ntabwo ushobora kugera ku izina Data wiga isezerano rya kera. Ntushobora kugera. Ushobora kugera ku mazina y'Imana yari yose, ariko ntabwo ushobora kugera ku izina. Impamvu ni ngiyi. Yohana 14:6 cyandikwe abantu bose bazi, turasoma tugeze ku murongo wa 11. Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kugira ngo ugere kuri Data ugomba guca kuri Yesu. Imana ushobora kwigiraho. Abantu bafite imana nyinshi, hari imana bihimbiye, hari imana babumbabumbye, hari imana bakoze mu biti, hari imana zo rwose ushobora kwigiraho icyo Imana yawe icyo ari cyo. Ariko umubyeyi Data, Imana yacu Data, ntushobora kwigiraho udaciye kuri Yesu Kristo. Murongo wa 7 ngo yaba mwaramenye muba mwaramenye na Data. Urashaka kumenya Imana? Reba Yesu, menya Yesu. Hari abantu barabizi ko dufite amadini menshi afite ukuntu azi Imana, ashaka kumenya Imana kandi bibavuye mu mitima, ariko ntibashobora kumenya Imana Data. Ko Imana Data bazayimenyeshwa no guca kuri Yesu Kristo, no kumenya Yesu Kristo. Abahakana Yesu bose ngo n'Imana ntayo bafite. Niko muri Yohana, mu rwandiko rwa Yohana yagiye atubwira ngo mwaramenye na Data, ngo niba ngo yaba mwaramenye muba mwaramenye na Data.
uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Urashaka kubona Imana, Yesu aravuga urashaka kureba Imana, reba njyewe. Ntabwo yavuga ngo urebe mu ishusho, urebe mu maso yanjye, reba uko nitwara, urebe ibyo nkora, niba ushaka kumenya Imana Data. Filipo aramubwira ati umurongo wa 8 igice cya 14 cya Yohana, Databuja twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Fili? umbonye ababonye Data. Wumvise, ubonye Yesu ababonye Data, kubera ko Yesu yagendaga yakoraga ngo cyabona Yesu arimo akora, Data arimo akora, yavugaga icyo yumvise. Urashaka kureba uko Imana imeze, reba ibyo Yesu yagiye akora. Yagiye akiza ababembe, yagiye azura abapfuye, yagiye akiza indwara, yagiye agaburira abantu, yagiye abohora abantu mu mwuka w'idini wari ubaboshye, mu mategeko yari ababoshye. Ageze haranangira n'adupfira, nta rukundo ruruta umuntu ugupfira. Irwo nirwo rukundo Imana yerekanye rugaragara muri Yesu Kristo. Urashaka kumenya urukundo rw'Imana, reba Yesu Kristo. Urashaka kumenya kamere y'Imana, reba Yesu Kristo. Okay, ngo ntiwizeye. Okay, ngo niki cyatumye uvuga uti twereke Data wa twese? Umurongo wa 10, ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri njyewe? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Urashaka kumenya Imana, reba imirimo yakoreye muri Yesu Kristo, reba imirimo Yesu yagiye akora. Okay, nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri njye. Ariko niba mutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Niba utumva ibyo, utemeye ibyo mvuga, aho basipfa kureba ibyo ndiho nkora. Niko Yesu yavuze. So izina rya Data yararitumenyesheje. Yaritumenyesheje gute? Yaritumenyesheje mu magambo yavuze, ariko cyane cyane yaritumenyesheje mu bikorwa yakoze. Reka turebe muri Matayo. Muri Matayo uze kureba muri Matayo 4, ndagenda nerekana ishusho y'umubyeyi Data itandukanye n'amashusho twari dufite bwa mbere ku Mana. Urebe muri Matayo 4 wenda umurongo wa 10, Satani arimo ashaka gushuka Yesu. Yesu umva amagambo yamubwiye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Urebye mu gutegeka kwa 2 kira cyanditswe no kiri mu gutegeka kwa 2 cya 6 umurongo wa 13, ho ntago bavuga ngo uramye, aravuga ngo uzatinye uzubahe Imana Uwiteka Imana yawe. Ariko Yesu harabihinduye gutinya Imana, abihindura kuramya. Uramye Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Kubera iki? Arashaka kwerekana ishusho y'umubyeyi waje kuba muri twebwe. Ukomeje ukareba muri Matayo 5, reka wenda tujye muri Matayo 5 guhera ku murongo wa 43, turebe iyo shusho y'umubyeyi Yesu arimo atwereka. Uyu mubyeyi akora iki? Uyu mubyeyi yitwara ate? Uyu mubyeyi aravuga iki? Matayo 5:43 kugeza kuri 48, iyumvire ukuntu havuga. Okay, haravuga ngo Matayo 5:43 kugeza kuri 40, ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Wabyumvise? Ibaze ngo ndababwira ngo nimukunda abanzi banyu, ushobora kuvuga ngo musabire n'ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Iyi ni kamere ya Data wo mu ijuru arimo yerekana kamere. Ushobora kuvuga ibi ninde wabishobora? Ninde washobora gukunda abanzi be? Ninde washobora gusabira abamurenganya? Ibi nyine ukavuga birandenze. Nibyo koko birakurenze, ariko arashaka tubwira niho muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko So wo mu ijuru niko ameze. Ngo kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Wumva ukuntu Imana ari nziza. Hari abantu uriteka iyo ubonye umunyabyaha yagiriwe ubuntu, hari igihe twe tumaze imyaka mu matora, hari igihe turakara kumva tugize akantu k'ishyari.
nk'ikibazo cy'aho umwana w'ikirara yaratashye bamuhagira ikimasa, mukuru ararakara. Impamvu mukuru yarakaye yumvaga we yari yaritwaye neza, yarakurikije amategeko yose, abona bagiriye imbabazi uwo mwana w'ikirara. Biramurakaza ati niba ari umuntu agomba kugirirwa impuhwe ni njyewe, niba ari umuntu agomba kugira icyo abona ni njyewe, uriya ntabikwiye. Ariko imbabazi z'Uwiteka, impuhwe ze, urukundo rwe rugera ku bantu batabikwiriye. Niho abera, n'Imana ibera umubyeyi muri make, ko iha abantu badakwiriye ikabaha izo mbabazi. Ariko umwuka w'idini uyu munsi uratubwira ko bagomba kubikorera, bakatubwira ko nta kintu twabonera ubusa, tugomba kubikora, tugomba gushikama, tugomba kurwana, tugomba gukorera umugisha. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza bwo mu Isezerano Rishya. Ubutumwa bwiza bwo mu Isezerano Rishya ni uko Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. Ubutumwa bwo mu Isezerano Rishya ni uko Imana yiyunze n'ab'isi. Iratubwira ngo tugende tubabwire ko Imana yiyunze nabo ngo baze tubinginge ngo baze ko yiyunze nabo bipfukiye mu rupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo. Wumve, ariko ubwo ntabwo aribwo butumwa dutanga. Turabananiza, tubwira abanyabyaha tukabananiza, tugashaka kubahindura, imyitwarire yabo mbere yuko tubamurikira Yesu Kristo, umukiza wabo n'umwami wabo. Niyo mpamvu uyu munsi bavuga ko nko muri Amerika honyine ubwaho hari miliyoni hagati ya 15 na 20 z'abantu batagera mu rusengero kandi bakijijwe. Impamvu ni ukubera iki? Ni uko iyo bageze mu rusengero babashyiraho amategeko y'ukuntu bagomba kwitwara, y'ibintu bagomba gukora, bakaba ibyo batsimbagiraho cyane. Aho kumurika Yesu, ngo tumurikire abantu Yesu, tubereke kamere y'Uwiteka biciye muri Yesu, urukundo rw'Imana ruciye muri Yesu, tubereke ishusho y'imbabazi z'Uwiteka. Ibyo kubera ko ubugwaneza bw'Imana, kugira neza kw'Imana ko kurehereza abantu kwihana, ntabwo amategeko n'imyitwarire n'ibyo byose byo bituma abantu bihana. Ibyo ngibyo ntibikora. Niba umaze igihe kirekire warabibonye, abantu ntabwo bazatinya ngo nuko babwiye ngo bazajya mu muriro. Ariko iyo werekanye urukundo rw'Imana, genda werekana urukundo rw'Imana, ufasha abantu, ubakemurira ibibazo, urebe ko bataza bagana iyo Mana yawe. Bigaragara ko ubutumwa bw'iterabwoba budatuma abantu bihana. Dukomeze. 46. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Abakoresha ikoro ni bari abamatayo, abafataga imisoro, nibo bari abantu babi cyane muri uwo muco w'Abayuda icyo gihe. Ati n'amabandi ibyo ngibyo afite bakunda, n'amabandi akunda bene wabo. Nicyo yashaka kuvuga, nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? 48. Namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Uwo murongo 48 cya 5 cya Matayo, muri Bibiliya y'Icyongereza baravuga ngo mube mwuzuye, mube perfect, mube mu Gifaransa mube parfait, muri make mube mwuzuye, nta kintu mubuze nk'uko so mu ijuru nawe nta cyabuze yuzuye. Ahanga ariko se ni gute kukuzura nukuye kwase? Reka turebe tumenye aho muri Luka 6, tugiye kureba muri Luka 6 batubwiye inkuru hariya muri kiriya cyanditswe bavuga ngo namwe mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Urebe wumva ukuntu bahavuze muri Luka 6. Muri Luka 6 umurongo wa 35 na 36 umva ko havuga ahangaha. Wumve turiga ijambo ry'Imana twerekana ishusho y'umubyeyi data. Ngo ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza. Luka 6:35-36. Mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Wumve, iyo ni Imana, iyo ni kamere y'Imana. Ngo mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Hariya bavuze ngo mukiranuke nk'uko so akiranuka. Muri Luka baratubwiye ngo mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Ukuzura kw'Imana, ugukiranuka kw'Imana kugaragara mu kuntu itugirira imbabazi tutazikwiriye. Nubwo batubwira ahangaha natwe tugirira imbabazi nk'uko data wo mu ijuru azigira. Nubwo tuzagira imbabazi abantu batazikwiriye, si ngombwa ko bazikora kugira ngo tuzibahe. Kubera iki? Natwe tukiri abanyabyaha, Yesu yaradupfiriye. Imbabazi twahawe ntabwo twari twazikorewe. Iyo umaze guhishirirwa imbabazi wahawe, nawe ushobora kuzitanga. Akenshi kubabarira hari igihe bigorana. Niba ushaka kubabarira umuntu, uzibuka ibintu byose Imana yakubabariye. Nimara guhishirirwa ibintu yakubabariye, nawe uzagera icyo uvuga uti Imana, nanjye wari wambabariye rwose ntabikwiriye,
na n'uyu munsi uracyambabarira, reka uyu muntu nawe mureke, nawe ndamubabariye, mpisemo kumubabarira. Nubwo rwose amarangamutima yawe ashobora kubwira ikindi kintu, ariko wowe ushobora gufata icyemezo cyo kuvuga ati nkurikije ko Imana inkunda, nanjye mpisemo gukunda. Urukundo rw'Imana rwarangije kuguhishurirwa. Ushobora gukunda umuntu utakagombye gukunda. Kubera iki? Niyo shusho y'Imana, niyo shusho y'umubyeyi data wo gukunda abadakundika, babandi mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe, mu marangamutima wawe utagakunze, ugasanga ushoboye kubakunda kandi koko ukabakunda urukundo nyarwo. Kubera iki? Kubera ko wahishuriwe urukundo Imana yagukunze wowe ku giti cyawe, atari urwo yakunze isi yose. Urwo turaruzi, ndavuga rwandi wahishuriwe ko yagukunze wowe ku giti cyawe. Ureba mu buzima bwawe, urebe kuba ugihumeka, urebe siyo ko urukundo rw'Imana ntabwo rugaragara mu byo yagukoreye gusa, rugaragara cyane cyane muri Yesu Kristo yaguhaye ngo agupfire. Yesu ko nta muntu ku isi nahura nawe wemeye gutanga umwana we ngo abantu bakizwe, ariko Imana yafashe umwana wawe w'ikinege iramutanga. Ikira nicyo cyerekana urukundo rwuzuye rw'Imana. Ibindi byose iby'Imana iduha, ibyidukorera byose ni ibiza bikurikira ibyo ngibyo. Kubera ko yarangije kuduha ikintu gikomeye cyane, ntabwo izatwimira ibindi byose biroroshye ukurikije icyo yaduhaye. Ni ngombwa ko kumenya ishusho y'Uwiteka, ishusho y'umubyeyi data igira imbabazi ahatagombye kuba imbabazi. Ariko uyu munsi tumara gukizwa, tugatambikira cyane, tugatangira kwibagirwa n'imbabazi z'Uwiteka. Ese niba imbabazi ziri ku banyabyaha, abapagani, abantu batarakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo, noneho imbabazi z'Uwiteka z'umubyeyi zizaba ku bana b'Imana bingana iki? Abakristo abakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo, ijambo ry'Imana muri Yohana 1:12 batubwira ko abamwakiriye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha, ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Twabaye abana b'Imana, twahawe umwuka utugira abana mu rugo, utugira abana b'Imana. Niba igirira imbabazi abatayishima, ababisha, abatayizi, abatarayigarukira, wowe wayigarukiye, wowe umwana wayo, izakugirira imbabazi bingana iki? Wikwibagirwa iyi shusho y'umubyeyi data wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo. Reka nsome vuba mu Roma 5 nanone nerekana iyi shusho y'umubyeyi. Ni ngombwa ko dukomeza tukamenya isezerano rishya turimo. Muri isezerano rishya Imana Yesu yagaragaje ishusho y'umubyeyi data. Yumvire Abaroma 5:8 kugeza kuri 11. Umva ukuntu havuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Wumvise? Tukiri abanyabyaha Yesu yaradupfiriye. Ntabwo twari twasenze ngo twirize ngo tugire gute. Tukiri abanyabyaha Yesu yaradupfiriye. Umva umurongo wa 9. Nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Abandi batsindishijwe n'amaraso ye, abamwakiriye bose bakizera izina rye. Abizeye Yesu Kristo bakamwakira Yesu Kristo, ndakwakiriye, nkeneye umukiza, ndakwakira nk'umukiza, niwe niringiye, ndakwakira nk'umwami. Ngo yamaze kudutsindishiriza n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Ahakagombye kuba umujinya w'Imana, wowe mu Kristo ntabwo umujinya uzakugeraho. Kubera iki? Hari amaraso ya Yesu Kristo yagutsindishirije, agukuraho uwo mujinya wagombaga kugeraho. Umva umurongo wa 10. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Umva ngo twunzwe n'Imana. Wumvise? Kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Imana yiyunze n'abantu bose bo ku isi mu rupfu rw'umwana wayo. None ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ntituzarushaho wumve, ibi aba ni abakristo abwira. Ubwo bamaze kwinjira noneho ntuzarushaho, ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu ngubu. Yesu na n'ubu araduhesha kuba twariyunze n'Imana. Ibyo ntibyahindutse, kubera ko amaraso yamennye ahora iteka ryose. Yamennye rimwe, ariko afite imbaraga zo guhora, zo kuba yaratwunze n'Imana bihoraho kugeza igihe Yesu agarukiye. Umva nsimbutse gatoya mu Abakolosi vuba igice cya mbere umurongo 26. Abakolosayi
igice cya mbere umurongo wa 26 na 27 bitewe na bibiri ufite 26 kugeza kuri 27 igice cya mbere ngo ari ryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo ni bande? Abera bayo ni abakiranutsi b'Imana. Abakiranutsi b'Imana ni bande? Abakiranutsi b'Imana ni abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo. Ntagaraka bivuga ko ari abantu bitwara neza, ntagaraka bivuga ko ari abantu batagira inenge, batagira umunkanyari. Abakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo, Uwiteka yabise abakiranutsi b'Imana muri Kristo Yesu. Ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga. Abanyamahanga ni twebwe batari abayuda. Bumve bwatugezeho muri Yesu Kristo. Aribwo Kristo uri muri mwe. Umva bwabwirwa aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Kristo muri twe nibyo byiringiro by'ubwiza bw'Uwiteka. Amen, amen, amen. Hari abantu benshi na n'uyu munsi bakigerageza ngo gukiranuka, kubera iriya jambo gukiranuka mu Kinyarwanda bisa n'aho ari ibintu dukora, ariko ubundi gukiranuka ni impano twahawe. Gukiranuka ni ibintu twagizwe. Nubwo bwose hari iryo jambo ryitwa gukiranuka, ariko hari abantu bagerageza gukiranuka kandi twararangije gukiranirwa. Yesu yatugize abakiranutse. Hari abantu bagerageza kwiyunga n'Imana, bahora ngo biyunga n'Imana, kandi ukurikije ibyanditswe nabasomeye mu Roma 5:8 kugeza kuri 11, Imana yiyunze natwe tukiri abanyabyaha. Noneho nkanswe ubu twamaze kwakira Yesu Kristo. Ni ngombwa tumenya abo turiho muri Yesu Kristo, tukamenya ibyo dufite muri Yesu Kristo. Ntago ari ibintu bihora bihindagurika, ntago bihindurwa n'imyitwarire yacu. Nubwo bwose tugerageza kwitwara neza, nubwo bwose twera imbuto, igihe utazeze si ukuvuga ko Uwiteka yavuye muri wowe yagiye, ukongera ukajya kwihana, noneho akongera akagaruka. Ibyo byaba bivuga ko ibyo wakoze birusha imbaraga amaraso Yesu Kristo, kandi ntago ariko bimeze. Amaraso Kristo afite imbaraga, yaragufunze agufungira mu bwami bw'Imana. Ntago Satani afite ubushobozi bwo kuza guhukurayo. Ni ngombwa ko tumenya aho ibyo bintu aho duhagaze. Aha. Okay, dukomeze tureba iyi shusho y'Uwiteka. Twabonye ko ugukiranuka kw'Imana kugaragara mu kugirira imbabazi abantu Imana itagombye kugirira imbabazi, abo dukeka ko Imana itagombye kugirira imbabazi. Nayo iratubwira ngo natwe tumere gutyo, tujye tugirira imbabazi abatagombye kugira imbabazi, atari uko bazikwiriye. Dukunde ba bantu rwose badakwiriye urukundo. Kubera iki? Ngo iyo ngiyo niyo shusho y'umubyeyi wacu, umubyeyi data. Reka turebe muri Luka 10, wirebe Luka 10. Byanditswe biraryoha iyo ugenda ubisoma ufite intego, nk'uko dufite intego yo kwerekana ishusho y'umubyeyi data. Reka dusome Luka 10 umurongo wa 18 na 19. Umva uko avuga. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Murabona imbaraga Uwiteka ko yaduhaye imbaraga zo gukandagira umwanzi. Ni ngombwa ko tumenya ibyo dufite muri Yesu Kristo. Ni ngombwa ko tubimenya. Satani ntago akigera mu bwiza bw'Uwiteka nk'uko bamwe babikeka. Yahoraga aturega, ubu ntashobora kuhagera. Impamvu adashobora kuhagera uyu munsi ni kubera iki? Yesu ngo amaze gupfa, amaze kuzuka, ngo yaragiye ajya gutonyangiriza amaraso ku ntebe y'ibwami. Bavuga iki? Hari abantu bavuga ngo yagiye guhanagura ahantu hari ibizinga Satani yajyaga ahagarara imbere y'Imana aturega. Kubera ko ayo maraso ahari, Satani ntashobora kuhagera. Uyu munsi ntabwo ashobora kuhagera. Ndabizi abanyendini barakubwira ko bahora kurega umutwe wawe, ntago kurega imbere y'Imana. Imbere y'Imana nta bubasha afite bwo kuhagera, kandi niyo yahagera hari umurengezi Yesu Kristo wicaye iburyo bwa data. Wabyumvise? Uhora gusabira. Niko jambo y'Imana ritubwira ko dufite umurengezi. Icyo ntago Yesu, amaraso Yesu arusha imbaraga amadayimoni yose n'abagizi ba nabi bose bateranyirije hamwe. Ibyo ni ngombwa ko tubimenya. Niyo mpamvu twacunguwe
twaracunguwe kandi ducungurwa igihe cyose. Okay, reka noneho uribuka uzi ko Yesu yatanze urugero, atanga urugero kuri Dawidi agenda. Okay, reka tuhasome gato muri Matayo 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Uretse wumve hari ijambo Yesu yabwiye abafarisayo bagize ikibazo. Iyi shusho y'umubyeyi data bahuye nayo bagongana nayo buri teka. Ni izakwereka impamvu yagiye kwa Matayo bakavuza induru. Yagiye kwa Matayo kubera iki? Kubera imbabazi z'umubyeyi. Akiva kwa Matayo ubwo warazi se kumwe kukimutiriza n'ibi byose. Ubundi abagiye kwa Yayiro. Agiye kujya kwa Yayiro akubitana n'umugore wari umaze imyaka 12 aba. Ubwo umukoze ngo hari umuntu nkozeho. Batari ko abantu baragukoraho hirya no hino bakavuga ngo hari umuntu ukoze, arahindukira uwo mugore ntabwo yaremewe kujya mu bantu. Kubera yaviranaga ntabwo yaremewe kujya, yari iyo bamufata bari kumwicisha amabuye. Ariko amugirira imbabazi aramukiza avuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ubwo abaragiye abantu bane babazanye umugenzi wabo, mushiti wabo nta no kwizera arafite. Uriya yagendera kwizera kwa bariya bane. Wumva ukuntu Imana ari nziza. Bamukiza imbere ya Yesu aramukiza. Ubwo baragiye ahura n'impumyi ebyiri. Impumyi ziramubwira ngo mwana wa Dawidi ngo tubabarire, wenda aho nzahasoma ubutaha, tubabarire, tugirire imbabazi. Wumve, tubabarire, tugirire imbabazi. Ariko se mufite mwizeye ko mbishoboye? Ashoboye iki? Kubagirira imbabazi, ashoboye kubabarira. Baravuga ati yego. Ngo none abakoraho ngo ku maso ngo uko bibabere nk'uko mwizeye. Iyo wakoze ku mbabazi z'umubyeyi, iyo wakoze ku mutima w'umubyeyi wuzuye imbabazi, icyo ushaka, icyo ukeneye cyose urakibona. Niba ari ugukira indwara urabibona, niba ari icyo ukeneye kindi urakibona. Wumve, ni ngombwa ko twibuka, twebwe abo mu Isezerano Rishya tukibuka umutima w'imbabazi w'umubyeyi. Umutima w'imbabazi w'umubyeyi ni ngombwa. Nandi mbabwira kubyerekeye Matayo 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Umurongo wa 3 nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi, umva ya nkuru ya Dawidi, yakoze ubwo yasonzaga nabo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya, kandi abo bari kumwe cyangwa se abo bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Yaba mwari muzi uko iri jambo risobanura ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza. Ahanga ngo ntimwagaya abadafite urubanza, abadacirwa urubanza ni abandi. Ni twebwe twakiriye Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Nta rubanza ruturiho. Ngo abari muri Yesu nta teka bazacirwaho. Nta rubanza ruturiho. Wenda ubutanzigisha niba dufite urubanza cyangwa nta rubanza dufite. Nkurikije ibyanditswe kugira ngo tugende turebe ko abantu benshi bakunze kubishidikanya bavuga ngo buri wese azacirwa urubanza y'ibyo yakoze n'ibyo atakoze n'ibyo byose. Wenda ibyo nzabyerekana ubutaha. Ariko hanga ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo. Ngo nimugende mwiga iryo jambo, nimusobanukire icyo jambo rivuga. None se ibitambo ni ibiki? Ibitambo ni ibintu byose dukora tuvuga ko tugiye kunezeza Imana. Ibintu byose dukora tuvuga ko bitugira abatoni imbere y'Imana. Ibintu byose dukora mu mbaraga zacu, mu maboko yacu, tuvuga ko bidukiranura. Ibintu byose dukora tuvuga ko bituma Imana dukunda kurushaho. Ibintu byose dukora tuvuga ngo Imana nitubikora Imana iraduha umugisha. Murabizi ibintu birirwa batubwira ngo mugire mutya Imana ibagirire gutya, mugire gutya Imana ibagirire gutya. Oya, yabwiye izere Uwiteka bikubere nk'uko wizeye. Muri make, niba wizere amasezerano y'Uwiteka, wizere n'undi Imana yarangije kukubwira, wizere icyo uzi neza ko kigendanye n'umutima w'umubyeyi wawe, urebe ko utakibona. Ariko ahangaha Uwiteka aravuze ati nkunda imbabazi kuruta ibitambo.
ibitambo ni ibintu byose dukora tuvuga ngo turaba abatoni imbere y'Imana, tuvuga ngo Imana iratugirira neza, tuvuga ngo Imana iratugirira umugisha. Ni ngombwa ko tumenya ijambo ry'Uwiteka. Okay, nkaba ngiye kurangiza mu kanya gatoya mvuga ku byerekeye ishusho y'umubyeyi wacu, ishusho y'umubyeyi data. Umva wa mudamu wahuye na Yesu Kristo uko Yesu yavuze muri Luka 13:16. Uyumvire Luka 13:16 haravuga ngo, kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshwe na Satani, ntiyarakwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato. Okay, biragaragaza yuko umutima w'imbabazi ujya hejuru y'amategeko. Hari amategeko bagenderagaho, ariko Yesu ntabwo yashoboraga kwihangana. Yari yaje kwerekana ishusho, izina rya data. Izina rya data ryerekana iriya shusho y'umubyeyi data. Ishusho y'umubyeyi data igendana n'umutima w'imbabazi. Ntabwo yari kuba afite umutima w'imbabazi ngo ahure n'uwo mukobwa, n'uwo mudamu, n'uwo mugore umaze imyaka 18 ngo yaraboshywe na Satani, ngo ye gutamukiza ngo nuko ari kwisabato. Nubwo rwose hari itegeko rimubuza kubikora, ariko umutima w'imbabazi uri hejuru y'amategeko. Umutima w'imbabazi nta gahunda ugendera ku mbabazi n'urukundo rw'Uwiteka. Ni ngombwa ko tubimenya. Umva wenda okay, uriya mugore muri Yohana 8. Nanone turebe, uretse wirebere uyu mutima w'imbabazi Yesu yagiye yerekana. Kubera iki? Aje kutwereka ishusho y'umubyeyi data. Ishusho umubyeyi ugendana n'iki? Ugendana n'umutima wuzuye imbabazi. Umva Yohana 8:10 kugeza kuri 11. Yesu arunamuka aramubaza ati, uyu ni wa mugore wari bafashe asambana bamuzanye imbere ya Yesu, agomba kwicishwa amabuye. Noneho aratangira ngo yandika hasi, noneho aravuga ngo udafite icyaha ari wa mbere umutera ibuye. Noneho bose ngo baratangira baragenda, asigarana n'uwo mugore. Umva amagambo yamubwiye, Yohana 8:10. Wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari hehe? Ntawe guciriyeho iteka? Umurongo wa 11. Ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka. Ni wowe wari ufite uburenganzira bwo kumuciraho iteka. Kubera iki? Kubera umutima w'imbabazi umubyeyi yaje kwerekana, umubyeyi data yaje kwerekana. Kubera kandi wumve ko Yesu akora ibyo ngo abona se akora, avuga ibyo yumva se yumva. Wumve, reka twe kwibagirwa ishusho y'umubyeyi data, twe kwibagirwa imbabazi z'umubyeyi data, Imana yacu. Ngo nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Iyo aza kuba ari hano twari kumubwira ngo banze uve mu byaha, niho tutaguciraho iteka, niko twari kumubwira. Ariko Yesu yaramubwiye ati, nanjye singuciraho iteka. Kuba atamuciriyeho iteka, ubwo bugwaneza, urwo rukundo, izo mbabazi z'Imana nizo zatumye uriya mugore agenda ntiyongere gukora icyaha ubundi. Wumve, kuba adaciriyeho iteka, kuba adaciriweho urubanza, akabibona ibyo ngibyo bikamukora ku mutima, nibyo bimuha imbaraga zo kugenda ntiyongere gukora icyaha. Hari abantu bakeka ko abandi bamenya ko imbabazi z'Imana zihari ngo bagende bakikorera ibyo bashaka, bakajya gukora ibyaha byose. Ariko ndashaka kumenyesha ko n'ubundi ibyaha birakorwa. Ariko iyo umuntu amaze kumenya ko imbabazi zihari, ko urukundo rw'Imana ruhari, nibaza ko bimukura ku Mana aho kumwigizayo. Kubera ko iyo amaze kumenya, iyo bamubeshye, baravuga ngo tubeshye abantu, twe kubwiza abantu ukuri. Muri make niko bavuga ngo twe kubwiza abakristo ukuri, ko hari ubuntu bw'Imana, ko hari imbabazi z'Imana. Kubera ko nibabimenya bazajya bagenda bakora ibyaha. Ariko ukuri niko kubatura abantu, ntago ibinyoma ari byo bibatura abantu. Ibyiza nuko abantu bamenya ukuri aho kuri. Kubera ko iyo abantu bazi ko nta mbabazi zihari, Imana bayivaho neza. Kubera ko n'ubundi bumva batazabishobora. Ariko iyo umuntu azi ko Imana imbabazi zihari, uriya mwana w'ikirara nibaza ko hari ahantu yari azi umubyeyi we, yari azi umutima w'imbabazi z'umubyeyi we, ntabwo yaba yaratinyutse gutaha. Kuko yaranavuze ati, ubwo noneho ntakishoboye kwitwa umwana, reka basi ngenda ngigirire umwe mu bagaragu. Ndabizi papa arangira umwe mu bagaragu tu. Yibukaga umutima w'imbabazi z'umubyeyi we. Uzi ko muri Luka 15 bavuga ngo ise ngo aramubona akiri kure, ngo aramubabarira. Uzi ko yamubabariye batarahura? Uzahasome muri Luka 15 uyumvira iriya nkuru y'umwana w'ikirara.
amubabarira ataramubona. Uyumvire izo mbabazi ukuntu zingana. Reka mureke twigire kuri izo mbabazi z'Uwiteka, mureke twakire imbabazi. Impamvu bavuga ko impamvu abafarisayo batashobora gutanga imbabazi ni uko batari barigeze bazakira. Kugira ngo ushobore kuba watanga imbabazi z'Imana cyangwa n'imbabazi, ni uko nawe ushobora kuba warakiriye imbabazi. Ntabwo bari barahishuriwe imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zagendanaga na ririya zina data, umubyeyi, data. Ni ngombwa ko wowe uteze amatwi uyu munsi, mu bintu byose uzajya wibagirwa, ntuzibagirwe ko uri umwana w'Imana, kubera ko akanya wibagiwe ko uri umwana w'Imana uzatangira gukora ibintu ushaka gushimisha Imana, uzatangira gukora ibintu ushaka ibihembo, kandi ibyo nibyo bigushyira mu bubata. Nicyo kintu cyonyine gishobora kukuboha. Fata umurage wawe, kubera ko uri umwana mu rugo, umugisha ni umurage wawe, uwufate mu kwizera, kandi umenye ko imbabazi zirahari. Imbabazi zijyana n'umutima w'umubyeyi, data, ariyo shusho Yesu yaje kutwereka, ariyo shusho nashaka kubagarurira ngo mbereke, nkazayikomezaho ubutaha nongera kwerekana iyi shusho y'umubyeyi data tubona mu isezerano rishya, data udashobora kubona mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu hari amadini agendera ku kintu gisa n'isezerano rya kera, ntago azi Imana nka data. Kutamenya Imana nka data, Satani aba yakwibye cyane, kubera ko ni Imana uzahora ukorera, ni Imana uzahora ukora ibitambo. Ariko iyo wamenye ko uri umwana, umubyeyi rwose ntago icyo akenera ni uko umwana amenya ko ari umwana mu rugo. Ntago ari ngombwa ko wishyura umubyeyi wawe, kumwitura, kugira gute. Kandi abo ni n'ababyeyi ba hano ku isi. Imana ntago ikeneye ko tuyitura. Imana iradushakira ibyiza, irashaka ko tuyishyura urwo rukundo rwayo, kubera ko izi ko iyo urwo rukundo tumaze kurwishyurwa, turagenda rwose tukayoborwa n'Umwuka Wera, twajya gukora ibyo n'ubundi ishaka. Iminota ikaba irarangiye, nkaba nkwaturiyeho imbabazi z'Uwiteka. Ndakwaturiye muri ibyo bibazo byawe, mu kintu wizera ko Imana igukorera, muri ubwo burwayi bwawe, muri ikintu cyose ukeneye ko Imana yasana mu buzima bwawe, yagarura mu buzima bwawe mu byononekaye. Kora ku mutima w'imbabazi z'Uwiteka. Nka ziriya mpumyi ebyiri zavuze ngo tubabarire mwana wa Dawudi. Aravuga se murakeka ko murizera ko mbishoboye? Aravuga ati yego. Ashoboye iki? Ashoboye kubabarira. Nawe natuye imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, natuye imbabazi z'Imana nanjye ku buzima bwanjye. Imbabazi z'Imana tuzihishurirwe, urukundo rw'Imana rwihishurwe. Noneho kwizera kwawe kuzamuke, gufata amasezerano yawe y'uyu munsi, gufata umutsima wawe w'uyu munsi ari wo murage wawe w'uyu munsi, aricyo gisubizo cy'ibibazo byawe. Mu izina rya Yesu, umukiza wacu n'umwami wacu, amen, amen, amen. Mwaba muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Mugire ibihe byiza muri Yesu Kristo.